Ndagusuje wowe ukurikiye iki kiganiro. Umwe mu bakunzi b'ikiganiro yadusabye ko twazamusobanurira icyo izina Yvonne risobanuye. Ushobora kutwandikira niba nawe hari izina ushaka ko twazagusobanurira mu kiganiro cy'ubutaha. Mbanje kubiseguraho kubwo guhindura izina tukitwa Genesis Rwanda. Ibi byose ni ku mpamvu zo kugira ngo tuve mu bwiza tujya mu bundi. Njya gutegura iki kiganiro nitwa Asifendize Denise. Izina Yvonne ni izina rihabwa abana b'abakobwa. Yvonne afite ubusobanuro bwinshi, mu gihe burayo Yvonne risobanuye impano cyangwa ubuntu bw'Imana. Mu rurimi rw'Igiscandinavian, Yvonne asobanuye indwanyi. Yvonne ni izina rikomoka mu rurimi rw'Igifaransa ku izina Yvon cyangwa Yves, nabyo bikomoka ku ijambo ry'Igifaransa I risobanura yu cyangwa igiti mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Yewe cyari igiti bakoragamo imyambi, Yvon birashoboka ko ari akabyiniro bahaga umurashi w'imyambi. Mu byamamare byitwa Yvonne nakubwiramo Yvonne Strahovski. Uyu ni umukinnyi wa film actress ukomoka muri Australia. Abakunda gukurikirana filime muramuzi cyane. Akaba na Yvonne Chaka Chaka, umuririmbyikazi ukomoka mu gihugu cya South Africa. Yvonne mu buzima busanzwe usanga ari umuntu uzi kubana n'abandi kandi akagira urugwiro. Yvonne usanga ari umuntu iyo mukorana cyangwa mukagira igikorwa kibahuza, ni umuntu utuma umunsi wawe uba mwiza. Mbese nta rungu wagira uri kumwe na Yvonne. Ba Yvonne usanga ari inshuti nziza. Rero niba Yvonne ari inshuti yawe ujye wirinda icyamubabaza, kuko mu buzima busanzwe baba ari inshuti nziza. Yvonne kandi usanga ari umukobwa ufite uburanga bwiza. Ba Yvonne bakunze kugira amajwi meza n'amaso meza. Ba Yvonne kandi bagira umutima mwiza, baba ari abakobwa b'igikundiro. Yvonne usanga ari umukobwa useka neza kandi bakunda guhoberana. Yvonne ni wa muntu uzatuma useka niba utameze neza, kuko usanga basetsa kandi nta rungu wasanga ahantu baba bari. Yvonne agira urukundo rw'ukuri. Mu rukundo Yvonne ni wa mukobwa ushobora kuguhobera agahita akubwira ko agukunda cyane. Gusa inyuma y'inseko nziza uzasanga ari umukobwa ukunda kwikinira. Nta muntu n'umwe ugipfa kumenya icyo Yvonne atekereza keretse iyo wamumenye birambuye. Gusa n'ubundi usanga atari wa muntu ukomeza ubuzima. Iyo umwegereye akubwiye ikitagenda neza mu buzima bwe, bisobanuye ko Yvonne aba akeneye umuntu umuba hafi mu gihe ari mu bihe bibi. Yvonne usanga ari wa mukobwa uzi icyo akeneye kandi ntashobora kwicara cyangwa gutuza atarangije ibyo akora cyangwa atageze ku ntego ze. Yvonne kandi usanga ari umukobwa ugira umurava mu byo akora kandi usanga ashoboye gukora ibintu byinshi. Usibye kuba ari umunyamurava, usanga kandi ba Yvonne bagira ibanga cyane. Mu kazi washinga Yvonne harimo akazi k'ubunyamabanga, secrétaire, dore ko n'ubundi usanga mu buzima busanzwe ari umuntu ugira ibanga cyane. Ndagushimiye kuba kuri iki kiganiro. Niba ukunze iki kiganiro kanda kuri like ndetse na share usangize inshuti zawe iyi video. Niba uri mushya kanda subscribe, uraba uduhaye inkunga ikomeye kandi uzajya ubona video zacu mu ba mbere.